abakozi ba Chateau Marara basohotse bakakuzanira ikintu bita ntabyo mwebwe ramengi mwaranzibije mwanga ko tuvuga ibyabereye Marara, muvuga ko mushaka kwiyumvira ngo service bizatanzwe. Ibyabereye Marara na bado hamujapata, muve muri ibingibi byo gusabanira mu mamodoka bro. Ibintu byaragatogo habereye ikintu bita ubusambanyi. Mwebwe muri kuvuga ngo ibingibi basambaniye mu gikoni umwarashya ifoto irahari. Ibi bintu nakasa mutwe. Itegeko ryasohotse mu 2014 rikavugururwa 2018 igika cya gatandatu akanyerezo ba mugomba kurinda ubusugire n'amabanga y'abakiriya. Hoteli Marara mukozi icyaha cy'ubugira kabiri gishinja cyangwa kibikangisho bishyira amabanga y'abakiriya hanze. Itegeko 614 mu gika cya 7 2015 ryavuguruwe 2020 birinda ubusugire ariko gitare cy'amahanga. Murabyibuka Rameki n'umuntu bita Ndekeza mwaraje hano muravuga ati ziba ntugire ikintu uvuga kuri ibi bintu. Ibyo ni kanga gushyira amabanga abantu. Uzi ko mwaje hano kuri space mugashyigikira ko abantu barafite uburenganzira bwo gusambana? Uzi ko mwaje hano mukatubwira ko abantu barafite uburenganzira bwo gusambana? Basambaniye mu gikoni, basambanira mu matuwarete. Noneho kugira ngo mumenye reality cyagihe ngo amatara yagiye, umuriro ugarutse bro. So ntabwo ndi kwegera inkuru. So ibya Bonete, uyu Bonete wahagurutse, ntimutekereze ko byapfuye kuza gutya. Hari ibintu byononekaye. Marara amafaranga yishyuzaga y'umurengera, muri amafaranga yishyuzaga hari ibintu abantu bangirije. Kora akantu kamwe. Ikindi cya kabiri, imyitwarire yabereye muri la hoteli idahwitse. So aba bantu gushaka gukangisha social media babikoze kuriya bashaka gupfukiranya amabi yabereye muri la hoteli. So ntabwo ari hoteli, ni inzu. Ntabwo muri yakabonye ibyangombwa. Mwaraje muvuga kuri service mbi. Nazamutse kuri space, ninde warakoze space mu nyibutse umuntu warakoze space. Nkubise ikibando ku munwa. Wowe Rameki uravuga ati ceceka singaho ibyabereye. Nikera gushira wakarido. Ngashyiraho video ndazibika. N'uyu munsi ntabwo zirajya hanze. Muve ku by'amamodoka. Muve mu mamodoka. Kuma ibingibi by'imujye mu modoka. Ibingibi byo mu modoka. Ibi by'umugeni akakumugeni. Abastare banyu ko bitarajya hanze. Ibi nababwiye ku munota wa mbere, ariko ngarutse nza gusanga ikiganiro murimo gitandukanye n'ibyo nshaka kuvuga. Mu nkubita ikibando ku munwa. Mwafasha abantu bagira ba victime ngo ndifata ndagira ngo zugwi. Ndavuga ndiko zubundi ndi kwiruka mu bitsina by'abandi uko abantu bakoresheje ibitsina byabo bindebaho iki. Niba mu bukwe rapport sexuelle byari byemeye ko umugeni ati kura abana bari baje kwambarira. Umva hano ngaba bakobwa bari kubyivugira, ariko umva ngo daddy nyine ngo cyane Bonete mumvugire ngo daddy munyandikire ngo daddy. Abana bari bagiye kwa daddy, abana bari kumwe na Zadi. Ngonde dadisha niko mvugira ngo daddy nyine ngo sleeps around cyane. Rero Bonete yarakusanyije afata nyine agenda yandikira nk'abakobwa. Nzakora uko nabaye daddy. Sheka nyine ko ubu nyine rihajya tenga
mushaka amafaranga abana babite ba dadi baramwemerera nyine afite proof n'ibiki abakobwa 40 tebwo none ng'abakobwa 40 ndikira ngo dadi abakobwa 40 ariko se ni gute wafite amafaranga nkari aho karya 40 ni bake 40 ni bake proof nyine kabisa zifite kabisa arangije no kuri umunsi w'ubukwe bwabo the guy slept n'undi mukobwa mu modoka va kubyo kuri kuvuga mu modoka ntimuvuga wahiriye mu gikoni ko mutari kuvuga mu gikoni ko mutari kuvuga babandi bo ku mazi ko amafoto ko ava video hari mwayafashe ko muri kutubwira akako mu modoka wenda impamvu akako mu modoka kabaye ibicika nuko ari umugeni wari wakoze ubukwe yafashe muri bari yabana aragenda mushyira mu modoka aramubwira ati kujya welcoming daddy is here call me daddy iva mu byo ku modoka ibi byo mu modoka ni akantu toto ku makuru dufite n'ibyasohotse hanze arangije no kuri ku munsi w'ubukwe bwabo the guy slept n'undi mukobwa mu modoka muri parking aryaka n'undi mukobwa nyine urumva sasa nyine Bonete yakusanyije nyine manuze proof zose amatumire nyine umugabo we na famiye nyine mu nama bati ava tetse nyine kuri Chateau Le Marara ibintu nk'ibyo famiye iraza aza nyine yitwaje amadokima izo dokima kumbe ari screenshot nyine receipts kabisa abati mungwanye uretse gato Bonete wowe byagenze biti so rero uretse gato aba bantu bafashe ubukwe bwabo ntabwo tubazi sinzi n'ikintu bakora ariko mu bishyiramo ibyamamare kandi twe bwantu hari icyamamare tugera tugira ngo ahantu hose hari icyamamare ibi bintu ama video yafatiwe muri buriya bukwe umunsi yatangiye kujya hanze umunsi ku matelefone yabo hari ukuntu umuntu avugira ibintu mukavuga ngo Chateau Marara ngo izashyira ngo amavideo y'ibyabereye muri la hotel hano nta hantu bihuriye tugende gake nta hantu bihuriye hariya umwana yari ku kintu bita snap dada mwicaza mu modoka akamubwira ati kuramo imyambaro uze manze nkubatize ntabwo ari uyu mugabo wakoze ubukwe wenyine dadi we kameme nka dadi mu modoka ariko noneho bavuga ko ibyabereye ku mazi ibyabereye muri kiriya gikoni intambara yabereye muri kiriya gikoni umuhungu ateruye umukobwa akamwicaza ku mbabura iri kwaka umuriro imbabura izi ngizi za gisirimu yamwicazaho waranyoka mwibuke ibyuma biri hariya mwibuke n'abantu bari bahari bro ibyabereye ku mazi ni ibindi ndake konzi ko mugiye guturika mukavuga hariya hoteli yaragiye irahinduka kuko manager wiriya hoteli ni umudamu urumva umugabo we ngo yagiye gufata nyine agiye kumucyura nka saa saba za nijoro kuko madamu yari yarakora urumva bafite abakiriya benshi manager yagombaga kurara akora umugabo we ngo yagiye kumufata aramubwira ati demisiona akazi kareka ibyo ndi kubona hano waje gukora kuri hoteli cyangwa uri ahangaha uri gukorana na mama Mia iyi ni hoteli cyangwa ni Sodomo urademisiona akazi nyura hadutahe madame
amakuru angeraho nubwo aya masaha ari ikintu, uyu muntu n'aka kantu kaririwe mu modoka, uyu ni umutego Bonete yarateze umugabo we, ni umushibuka yari yamuteze, kuko bagiye hariya yashakaga ikintu bita ikimenyetso. Uyu mukobwa mbanze ko batamaka birahari, ariko ibi ngibi Bonete bishobora kuzamukoraho, kuko akavideo kafashwe umugabo wari kurya akantu n'uyu mukobwa mu modoka, kafashwe gute, babimenye gute, byarahuriranye. Kuko akavideo karafashwe. Bonete ngo yashakaga ibimenyetso byo guhereza famiye yande ya dati. Ahangaha Bonete yateze akanyobwa, yateze umugabo mushibuka, amuzanira ibyuki, arangije aravuga ati umurire mu modoka, undi umurire muri bathroom, undi umurire mu gikoni, ngiyewe ikintu bita gufata ikimenyetso n'ishusho. Muve ku ma screenshot. Ibi bintu Bonete ibimenyetso yatwariye famiye mbere yuko ajya muri vacation y'amezi 3, hari n'ibimenyetso by'amashusho. Bashatse kameramani. So hagombaga kubaho kwisanzura rero gukabije. Ngibi byabereye muri Chateau Marara. Ibyabereye muri Chateau Marara babahaye verisiyo imwe, hari ibyo bashakaga, hari impamvu y'uyu mukobwa ya Bonete nyirabukwe kumwinginga akamubuza kudashyira saga hanze z'ibya Chateau Marara, umukobwa kanga akabishyira hanze. Hari ikintu uyu mukobwa yifuzaga. Hari impamvu nyirabukwe yamwinginze kudashyira cyangwa kutandaga ziriya hoteli, ariko ndakabyanga akabikora. Hari impamvu yashatse kugira ngo ibintu abishyire bisakuze bijya hanze ibyabereye hara kuri la hoteli.